menya kandi usobanukirwe n'ibikomere byawe. Ngwino ukiza abandi ibikomere. Menya kandi usobanukirwe n'ibikomere byawe ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere. Mukakigezwaho ku bufatanye na Radio Mariya Rwanda. Abakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire zose nkuko mu bisanzwe mukurikira buri wa kabiri ikiganiro cy'umuryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere. Umuryango ufite icyicaro n'ubutumwa ukorera mu by'Imana mu rugo rwa Roho Mutagatifu. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro kibanda ku ngingo igendanye no kubohoka ku ngoyi za Sekibi. Reka ntangirire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 25 umurongo wa 9. Riragira riti: uwo munsi bazavuga bati Uhoraho niwe Mana yacu, twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho, nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Iyo dusomye kandi mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 8 hari iri jambo ry'Imana rigira riti: icyatumye umwana w'Imana yigaragaza ni ukugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi. Bavandimwe, uyu munsi abantu benshi bavuga ku buryo bunyuranye ibijyanye n'indwara cyangwa se ibitero bijyanye n'amashitani. Mu butumwa dukorera hano mu by'Imana buri kuwa 5 dukora isengesho ryo kubohora abantu ku ngoyi zibaboshye. Iryo sengesho rimaze igihe ryitabirwa n'abantu benshi, ritangira mu gitondo saa 3 abantu bigomwe banasenga, hakaza kubaho igitambo cya misa, hakaba penetensiya, hakabamo n'amasengesho yo kubohoka, gutegwa amatwi kuba bikeneye no gusengerwa by'umwihariko. Dutangira abantu bumvaga iryo sengesho ntabwo bari benshi, bari hagati y'abantu 20 na 50, ariko nyuma y'igihe kitari gito abantu bagenda batanga ubuhamya bw'uko iryo sengesho ryabafashije. Ubu twakira buri wa 5 abantu bari hagati ya 500 n'igihumbi. Iyo abantu bavuze kubohoka k'umuntu, ukubohoka, tubanze twumvemo inshinga ebyiri. Kubohoka, hari ubohorwa, hakaba ubohora, hakaba n'ikiboshye uboshywe. Iyo ijambo ry'Imana rivuze riti icyatumye umwana w'Imana yigaragaza ni ukugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi, ni ukuvuga ko ibyo bikorwa birahari. Ntabwo Sekibi bikorera mu kirere, ntabwo se ibikorera ku bantu bapfuye batakiriho, ni ibikorwa Sekibi ikorera muri iyi si yacu, isi Yezu agereranya n'isi yiganjemo umwijima w'icyaha. Muri Yohana umutwe wa 8 umurongo wa 12 baratubwira bati Yezu yazanywe no kuba urumuri, yaje kuba urumuri kuko hariho umwijima, kuko ntabwo urumuri rwamurika ku manywa, nta ucana itara ku manywa. Iyi si
iri mu bugenga bw'imbaraga z'icyaha bw'umushukanyi. Ibaruwa ya mbere ya Yohani bigarukaho umutwe wa 5 umurongo wa 19. Ibyo bivuga ko n'abantu bariho muri iki gihe twese abakiriho duhorana intambara umuntu arwana n'ikibi kiza mu buryo bunyuranye. Bisaba rero ko abahisemo Yezu Kristo bahitamo n'ubwami bwe. Ni ibaruwa ya mbere Paulo yandikiye abanyakorinto umutwe wa 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 15. Paulo mutagatifu abigarukaho kuko ubwami bw'Imana buhanganye n'ubwami bw'ikibi bwa Sekibi. Iyo turebye mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 12 batubwira ko Sekibi iri kuri iyi si ifite n'uburakari bwinshi. Izina rye rikaba Sekibi, Sekinyoma, ikaba ifite intego yo kuyobya isi yose. Ibyo tubibona mu byahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Tugomba rero guhangana. Paulo mutagatifu ntago abiduhisha mu ibaruwa yandikiye abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 12 agira ati, mwese ni mwambara intwaro zikomoka ku Mana. Iyo umuntu akubwiye ngo fata intwaro nuko abazi ko hari urugamba. Urwo rugamba Yezu ni uduha uburyo bwo kurutsinda. Evanjili ya Luka umutwe wa 4 uhereye ku murongo wa 1 kugeza kwa 13. Mu gihe Yezu yitaruraga ngo asenge afate igihe cyo kwinjira mu mugambi w'Imana no mu butumwa bwe, uwo mushukanyi ugamije kubangamira umugambi w'Imana no kubuza abantu kunywana n'Imana no kugera ku byiza yabageneye, yaramwegereye atangira kumugerageza ku buryo bwose. Twibuke ko Yezu ari intungane n'umuziranenge. Iyo ngiyo rero iyo Sekibi itaratinye Yezu, ntabwo ari ukuvuga ko twebwe abamuyobotse tugifite umubiri wahanzwe cyangwa se navuga washegeshwe n'icyaha cy'inkomoko. Ni ukuvuga ko uwo mushukanyi natwe ahora tugerageza mu buryo bwose. Yezu ineza ye nk'uko ibyakozwe n'intumwa Petero bisobanura mu nyigisho atanga umutwe wa 10 umurongo wa 38 aragira ati, neza ya Yezu yatugiriye niyo kubohora abantu kuri Sekibi agakiza abahanzweho bose. Birumvikana rero ko Petero nk'uwabanye na Yezu yarebaga ubutumwa yabanyemo na Yezu, ariko ugasanga bwariganjemo cyane kugirira neza abantu bari bahanzweho. Ni ukuvuga rero ko ukuguhangwaho kw'abantu Yezu yakizaga saba icyo gihe gusa. N'uyu munsi tugiye kwinjira tureba ko abantu b'uyu munsi ku buryo bunyuranye bafite ibitero, bafite ibigeragezo, bashobora guterwa indwara, bashobora gutezwa ibyago, bashobora gutezwa ibigeragezo bivuye ku mugenga w'isi y'umwijima no mu bakoreramo no mu buryo akoresha. Ivanjili ya Matayo umutwe wa 8 umurongo wa 29 itwereka ko uko Imana igambirira kutugirira neza ikaduha ibyiza, ariko ari nako Sekibi ishaka kubaho kuri iyi si nkaho ari ikiremwa. Aho ubwami bundi bwa Yezu Kristo bugeze, Sekibi igomba guhunga. Igihe Yezu yahuraga n'uyu wahanzweho, Sekibi yarasakuje, turadushakaho iki? Yezu mwana w'Imana isumba byose uzanywe no kuturimbura. Mutagatifu Paulo mu ibaruwa ya 2 yandikiye abanyakorinto umutwe wa 4 umurongo wa 4 yita Sekibi Imana y'iyi si. Muzumva Yezu Kristo abigarukaho ko tudagomba gukunda cyangwa se kwimika iby'iyi si no kwiyegurira ububasha bwayo. Mu Evanjili ya Matayo batubwira kandi umugani w'umubibyi umutwe wa 13 umurongo wa 39 utwereka ko Imana ishaka kugirira neza abantu bose ikabaha umunezero, nk'uko tubibona mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 26 utubwira ko Imana igiremye muntu mu ishusho ryayo, yamuhaye umunezero wo kubana na mugenzi we, baruzuzanya, barishimirana. Niba musubiza amaso inyuma muzabona ko
icyo ni ikintu cyagombaga gushyira umunezero mu mutima w'umuntu. Ikindi, yaremye umuntu ari mwiza mu ishusho ryayo, ndetse imurema ngo abe igisingizo cyayo, abe umuntu wiyumvamo ubwiza, wibonamo ubwiza, abe umuntu ufite ibyiza byo gutanga, ndetse mukabona ko uwo muntu Imana yaremye yamuhaye n'ibyo yari imaze kurema ngo abigenge, ibimuheramo umugisha. Umutwe wa mbere umurongo wa 28 w'igitabo cy'Intangiriro ubona ko Imana imaze guha umuntu umugisha ikamuha ibyayo, ntabwo yifuzaga ko ari ibintu by'igihe gito, yari bimuhaye by'iteka. Nyamara bavandimwe, duhereye kuri ibyo bintu ko ari bine Imana yaraze muntu, niwo munani yamuhaye mu murage w'ishusho yayo yashyize muri muntu. Uyu munsi nimurebe imbaga itabarika ibabajwe no kubaho ubuzima butagifite impagarike, budagifite ibyishimo, cyangwa se butakiyumvamo impamvu yo kubaho. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yanditse mu ibaruwa ye agira ati, ntidushobora kugira umutima utuje mu gihe abavandimwe bacu batagira ingano, bataramenya urukundo rw'Imana, kandi nabo baracunguwe n'amaraso ya Yezu Kristo. Sekibi rero ibereyeho kubangamira uwo mugambi w'Imana mu muntu, igasenya muntu mu byiza Imana yamugeneye. Niyo mpamvu imbaga itabarika y'abantu tubona twihereyeho, ndetse no mu bikorwa bya muntu w'iki gihe, muntu ababajwe mbere na mbere nuko ari. Usanga umuntu, abantu benshi bariho batiyakira. Hari umuntu tureba uko umuntu agaragara inyuma. Iyo ureba umuntu, abenshi uramwegera ukamubwira uti, ndabona umeze neza, ndabona wenda bayagerageje kwambara akambaro keza, kwisiga, kwisokoza, cyangwa se akagerageza no gukora ibindi byose bituma agaragara muri rubanda, mu bantu, uko yifuza guhisha imimerere ye nyakuri. Nyamara hari uko umuntu mureba, ariko hakaba nuko amerewe. Kuba umureba uko we yiyumva bishobora gutandukana cyane nuko uriya muntu ureba we amerewe. Ushobora kumubwira ko ameze neza, akakubwira ati reka byihorere. Icyakubwira uko meze ntiwabyifuza. Undi se ukamubwira uti, ndabona rwose warashubijwe, ugatangazwa no kubona ahise aturika akarira. Ati cyakubwira ibyo mbamo, ukombaho, ukondi, ukomerewe. Iyi ni ya sura y'umuntu tureba, ariko imbere muri we hahishe imimerere y'uko we yiyumva. Ikindi kintu cya kabiri tubona ku muntu ni ukuntu we aba yiyizi. Umuntu hari ukuntu yimenya, buri wese muri twe akabigira ibanga, ariko hakaba n'ukuntu abandi bamumenya, nabyo ugasanga hari n'ukuntu nawe atiyizi. Niyo mpamvu muri urugendo rwo kubohoka bigaragara ko tugomba guhangana n'iriya ndwara cyane imunga muntu w'imbere, gusenya muntu uko ari no kumwambura ishusho y'Imana. Hari umuntu wahoraga atuje, abantu bakabona ko ari umunyamahoro, ntawe yanduranyaga nawe, yari umuntu rwose abantu bagereranya rwose n'Imana y'u Rwanda, bati ntijya yanduranya, ntawe umwumva avuga nabi. Nyamara umunsi umwe baje gutungurwa nuko yishe umugore we. Ibyo abiterwa nuko bwa bwitonzi abantu bagaragazaga ntaho bwari buhuriye n'intambara we yari asanganywe. Muri we yari yarafashe icyemezo cyo guceceka kubera kwirinda induru, kubera ko mu buzima bwe bwo mu bwana nta mahoro yigeze agira, kubera ko mu muryango yavukiyemo nta bwumvikane bwigeze buhaba. Ati ngiye sinshaka umuntu tuzashwana, ngiye sinshaka umuntu tuzanduranya, ngiye sinshaka umuntu
tuzagira icyo dupfa. Icyo cyemezo giturutse ku bubabare, ni ingoyi imuboshye, arahunze. Igihe kimwe rero ashwana cy'abantu babana n'umugore, havumbuka ya kamere y'umuntu wari umurimo wababaye kuva mu bwana, hanyuma amumariraho uburakari, abamutsinzaho. Nyuma ari muri gereza, abantu birumvikana byarabayobeye bati bishoboka bite ko kanaka yakora biriya. Nyuma ari muri gereza yaje kwegerwa n'umwe mu bantu b'inararibonye bazaga gufasha abantu, aramwegera mbere yuko bamucira urubanza, aramuganiriza. Nibwo yaje gusanga mu by'ukuri ibyo yabikoreshejwe n'ingoyi yari amazeho imyaka isaga 50 y'ububabare yabanaga mu mutima we, nta mundi muntu yari yarigeze abubwira. Icyo ni ikikwereka ya ntera mbereka ko twese dukeneye kubohoka, ubuzima bwacu bukagira ubwigenge bw'ukuri. Hari uwo wabibwira kubera ko icyo kibazo cyashobora no kucyakira, ariko hari abandi usanga cya kibazo afite ari ngombwa ko kibonerwa igisubizo, kandi icyo gisubizo nticyaboneka hatabonetse impamvu nyamukuru icyo kibazo gikomokaho. Umuntu rero mu buzima bwe afite ukuntu ababana nawe ubwe. Ibyo ngibyo rero byari muri we, yari yahanzweho n'iyo roho, na roho mbi yamuteraga ubwo burwayi, kuko mu gihe twasengaga niho ya roho yatangiye kuvuga iti murashize muratuvumbuye. Iryo jwi ryari ritandukanye n'iryo uwo muntu ryakoreshaga umunwa umwe w'uwo muntu wari uraho, ariko kubera isengesho ryajwi riza ku bundi buryo, ukumva ko ni roho mbi yamwinjiyemo. Iyo roho mbi itangira kuvuga aho yinjiriye, igihe imumazemo, n'icyo yari igamije. Igihe yavugaga iti ngiye ndashaka kumubuza amahoro kuzageza igihe yiyahuriye. Nyuma yo kumusabira akabohoka, wa muntu ntabwo yongeye kumva bwabushye bwararangiye, bameze neza, haratekanye. Tujya tubona ibibazo abantu bafite, bakatubwira ibyo bumva, bakatubwira ibyo barota mu nzozi, bakatubwira cyangwa se bakadusangiza ibyo batekereza. Hari igihe tubigira urwenya, umuntu akavuga ati ibyo bintu si byo, tugatanga inama, ni byiza, niyo ntera ya mbere. Ariko hari igihe usanga ibyo uvuga, inama utanga, igitekerezo kiri mu muntu kimurusha imbaraga, ku buryo ukwiriye gushaka izindi mbaraga zimubohora kugira ngo umuntu asubirane umutekano. Ndabaha urugero rw'umuntu twaherekezaga, akavuga ati njyewe iyo ndebye abantu bameze abanaba mba mbona bose ari babi. Ikibazo cyari cyoroshye cyane. Niba yaravugaga ati ngiye mbona abantu, ashobora kuvuga ati n'abagabo, buriya umugabo abagabo ni babi, cyangwa se undi akakubwira ati abagore ni babi, cyangwa se undi akakubwira ati nta muntu n'umwe uhari wo kwizerwa. Icyo gihe ni ikintu kikwereka ko ya shusho ya mugenzi we muri we yarasenyutse. Niba Imana yaratumye mugenzi wawe ashobora kuba umunezero wawe nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Intangiriro, ariko bikaba bigaragara ko uyu munsi wikanga mugenzi wawe, ubona ko ibyago byawe ari mugenzi wawe, utinye mugenzi wawe, ndavuga uwo ari we wese, icyo gihe hazabaho ikibazo gikomeye cyane cy'uko wa munezero Imana yatumaga wari kuzakomora mu bandi ntuzawugeraho kandi wari warawuremewe. Niyo mpamvu tubona abantu benshi bafata ibyemezo akifungirana muri ubwe, akavuga ati nta muntu nzabwira ibyanjye kubera ko hari aho yakomerekeye, cyangwa se akakubwira ati ntabwo njyewe nkeneye kugira abantu tubana, akagenda akigunga, akabaho wenyine. Kubohoka
urugendo rwo kubohoka. Ibi bintu tuvuga byo kubohoka bigenda n'urugendo rwinjira mu mateka y'umuntu, mu byamubayeho. Hari ibyo yabonye n'amaso ye, hari ibyo bishobora kuba byarinjiye mu byo yahumetse, mu byo yakozeho, mu byo yariye, mu byo yarenze. Ibintu byinshi binyuranye bishobora kwinjiza umwuka mubi, nk'uko dushobora kwinjira mu bintu bitagatifu tukabironkeramo umwuka w'Imana, umwuka muziranenge ukinjira mu bantu. Ibintu rero tubona muri iki gihe, hari ibintu bisanzwe hakaba n'ibintu bidasanzwe. Ibi bintu byose abantu bafite mu mibereho yabo bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo. Nitwibuke yuko igisubizo ijambo ry'Imana rirakiduha. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire, nk'uko indangakwemera yacu bivuga. Kwirukana sekibi, kubohora abantu ku ngoyi zayo, gukizwa indwara z'amashitani, kubohora abantu ku ngeso karande zababoshye, kubohora abantu ku bijyanye n'ibitero sekibi yabagabaho ikababuza kugera ku mahirwe, ikaboha ubuzima bwabo, ikazinga umuhamagaro wabo, ikabuza amahoro abari mu muhamagaro bagasenya, ikambura abantu ibyishimo n'umunezero bari bafite. Ibyo bintu byose ntabwo dukwiriye kubifata nk'aho abo byabayeho ari bo babyikururiye. Niba muri iyi si tukibona ko hariho abantu bahanzweho n'ibyo ubupfumu, kuraguza, kuragura, kubandwa, guterekera, imigenzo n'imiziririzo, niba tubona ko amadini y'ubuyobe arimo ariyongera, ndetse n'amakoraniro ya sekibi, abakoresha ikoranamayobera, ndetse tukabona ko ibijyanye n'imvugo mbi byokama abantu, imivumo, ibitutsi, tukabona ibitero bya sekibi birimo ibishuko, tukabona indwara zayo zishobora kugezaho zitera abantu ububabare budasobanutse, budasobanurwa n'ibyo ubumenyi bw'abaganga bushobora kugeraho. Ni gute Imana itatabara muntu imubona muri ako kaga? Ububasha bwa Yezu Kristo muri Kiliziya nuko Kiliziya ikomeza ubutumwa Yezu Kristo yakoze. Yezu Kristo mu Ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 17 niwe wavuze ati, dore ibimenyetso kandi bizaranga bazaba banyemeye, mu izina ryanjye bazirukana roho mbi. Niba Yezu yaravuze ko izo roho mbi zizirukanwa, nuko ziriho. Niyo mpamvu urugo rwa Roho Mutagatifu rwateguye umwiherero wo kubohoka ku ngoyi za sekibi no gukizwa indwara z'amashitani, uteganyijwe kuva tariki ya 1 kugera ku ya 7 Nyakanga, ni ukuvuga ukwezi kwa 7 2019, mu rugo rwa Roho Mutagatifu nyine muri paruwasi ya Byimana. Uyu mwiherero ugenewe abantu bose babyifuza, abantu bose tubonana ibibazo tudashobora gusubiza, abantu bose tubonana ingorane z'urudaca, ndetse tukabona ko ubuzima bwabo buragenda butakaza icyerekezo. Reka tubegere, tubazane, tubafashe, tubazane mu gusenga. Si ukuvuga ko iri sengesho ry'icyumweru rishobora kurangiza ibibazo by'ubuzima bwose, ariko rishobora gushyira urumuri mu bibazo by'ubuzima. Ubutumwa bwacu ni ukuvugurura ukwemera kw'abakristo. Turemera rero ko uku kwemera gushobora gukangurira abakristo kubereka ukuntu bakwirukana sekibi igihe irimo ibagabaho ibitero, tukabibatoza. Ubu butumwa bubereyeho kwerekana ukuntu umuntu yakwirwanaho, akarwana ku muryango we igihe awubonamo ibintu bidasanzwe, aho kugira ngo asenye, aho kugira ngo umwana akunanire cyangwa umujyane mu bindi bitazamukemurira ibibazo, cyangwa umuce, umuvume. Reka tubahekere Nyagasani. Niba tubona ingeso mbi, abantu bokamwe n'ingeso mbi,
buraya, ubutinganyi, ubwo busambanyi n'inyamaswa, ubwo butekamutwe, ubwo bunebwe. Niba tubona abantu bose bagerageza gushakashaka icyababeshaho, ariko ibyo bakoze bikabanyura mu myanya y'intoki kandi batazi impamvu bakoze ibyo bagombaga gukora byose. Niba tubona abantu batubwira ko biyumvamo ibindi bintu abandi bantu batabona, cyangwa se bakabona ibitagaragara, ibitaboneshwa amaso agaragara, reka tubafashe kwegera Imana yo mukiza w'abantu bose, cyane cyane abayiringira, nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga mu ibaruwa ya mbere na Timote. Ijambo ry'Imana rero ndetse n'isengesho n'amasakramentu, ugutegwa amatwi ndetse n'inyigisho bizinjira mu mateka y'imiryango yacu. Imana Roho Mutagatifu nidufashe kugira ngo ubuzima itanga bube igisagirane. Kristo wacunguye abantu nakomeza acungure kandi aganze. Ndangirije rero kuri iri jambo ry'Imana tubona mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 18. Nuko Yesu arabegera arababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Uyu murongo wa 18 utwereka ko Yesu afite ububasha mu ijuru no ku isi. Ubwo bubasha bwa Yesu Kristo rero tumwegerane ukwizera kandi tumwiringire, atugaragariza impuhwe ze, tuzahamye mu ikoraniro ibyiza Imana yatugiriye. Mu gusoza ikiganiro cyacu turongera kubararikira uyu mwiherero wo kubohoka ku ngoyi za Sekibi no gukizwa indwara z'amashitani uteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi isaa 9 kugera ku cyumweru itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi mu rugo rwa Roho Mutagatifu mu by'Imana. Uyu mwiherero ukaba uzanahuzwa n'isengesho rya Yeriko, naryo rizaba muri icyo cyumweru, rikazajya riba buri munsi kuva isaa 9 z'amanywa. Kwiyandikisha biracyakomeza nk'uko umuvandimwe yabigarutseho muri iki kiganiro. Murarikire abawukeneye bose kuwitabira. Mushobora no kunyura kuri telefone 0787800001 nk'uko muyumva mu kirango gisoza iki kiganiro cyacu. Kuri iyo nimero mushobora no kunyura kuri WhatsApp. Muri Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Menya kandi usobanukirwe n'ibikomere byawe. Ngwino ukiza abantu ibikomere. Menya kandi usobanukirwe n'ibikomere byawe ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere. Mukakigezwaho ku bufatanye na Radio Maria Rwanda. Ukeneye ibindi bisobanuro bahamagara telefone igendanwa 0787 80 0001. Naho ubutaha.